dore nk'iri andi kuyireba inkoko itera mu mirambirizo dore nk'iri ubwo rero dore nk'iyo buno ni uburiri nk'ubu bw'umugore n'umugabo dore ubundi bw'umugore n'umugabo nk'ubu bundi mureke mwereke ngareba abana hose aho turyama gura kubona tutabangamiwe ahajyamaga abana batandatu bwose. Ni bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka abatuye mu mudugudu wa Bunyove mu kagari ka Bihungwe murenge wa Mudende w'akarere ka Rubavu bavuga ko ubuyobozi bwabasenyeyeho amazu babagamo ngo kuko yasaga na nyakatsi bakabarunda mu nzu imwe ubu ngubu bakaba hari n'imiryango isaga ine ishobora kubana mu nzu imwe. Turimo turi imiryango ubwo 5 ubwo hariya n'umugore n'umugabo naho umugore n'umugabo nkaguca abana bajyama hano nanje nkarambura hano nkagihengeka hano kuba twese tujyama ahantu hamwe mu nzimye nuko uburaho kuryama kandi Perezida Paul Kagame yohereza inkunga ngo barikubakira amazu twaburaho kuryama rero ngasanga data na mama tukabana mu nzu n'umugabo n'urubyaro rwanje rwose. Abayobozi bayizire bansenyera inzu basenyera mama inzu basenyera data wacu inzu ngo bagiye kutuzana ngo ahantu hazima ahantu hazima tuzi ngo n'ahantu hazima baratuzana batuzana mu kizu kimeze nk'urusengero ubwo baza tuzi ngo tugiye mu mazu mazima ngo buri muntu wenda arabona uko abaho ukwe n'undi ukwe badushyira mu nzu ku buryo nta n'uwanegura undi ngo turi muri nyakatsi kandi amazu gacu ndoganyagirwaga baragasenyagura baza mbega nk'uko wafata abantu ukabaterera ngo mwiki kizu nta n'ibyo kurya birimo. Ibi byo kubana mu nzu imwe ari imiryango itandukanye ngo bituma batabona uko bisanzura nk'umuryango bityo bagasaba ko bakubakirwa inzu bakaba mu mibereho imeze nk'iy'abandi babayemo. Guteka ubwo turatekaga ne hariya hanze ndatekaga uyu nawe agateka na mukeba wacu nawe agateka ubwo twese tukarya guco ndavuga ngo yagihengeka muwe kubyumva nawe ne guco urumva ko tubongamiwe mbese kuryama n'umwana ku ruhande nkahaguca kandi umugabo yagakuye kuryama mu cyumba cye cihereye nyine wenda cyaba kirenga kure kubera indabaga ari ngari wenda n'abana bakaryama ngiyo muri salo. None reba kuryama uri umugabo ukaryama hamwe n'abana ndacu mbese mu bundi mu mategeko umugabo yakagombye kugira icyo cyumba none reba iyi nzu ni mu rupfundangwa wajyama hamwe n'aba bana muri rupfundangwa ndibagwara. Reba inzu irimo umugore n'umugabo n'abana 5 abana baryama mu itazi nta n'icyo kuryamaho mu by'ukuri pe uyu muryango urababaje cyane kandi si nawe wenyine njya mbona n'abantu bose bahangaha bose niko bameze buriya winjiye mwaya mazu ya hano avuga si ibintu Kagame arabizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende mu karere ka Rubavu Bwana Harerimana Emmanuel Blaise we yavuga ko batangiye ibikorwa byo kubakira nyuma y'uko inzu z'imbaho babagamo mbere bazicanye. Nkuko babikubwiye amazu yari ahari igihe kiragera bangira ubwite bayafata neza bamwe baracana ubwo ari basi mu buryo bw'imbaho yubatse mu buryo bwihutirwa kugira ngo bavane bari barimo batagira aho batuye nyuma biza kugaragara ko atafashwe neza. Ubu rero twatangiye urugendo rwo kubakira dukoresheje ibikoresho biramba bitari imbaho. Niyo mpamvu wenda birashoboka ko hari imiryango ibiki ishobora kuba ikimeze gutyo ariko ubuyobozi dufatanije n'abo dufatanya bose inzira twatangiye kugenda dufata iyo miryango irahabwa inzu kandi yubatse mu buryo bw'amatafari ya rukarakara ku buryo niba n'ibyo byabaye mu bihe byashize ko gucana izo mbaho bitakongera. Nubwo uyu muyobozi avuga ibi ariko abaturage bo bavuga ko gutegereza kubakirwa bishobora gufata igihe kirekire bitewe n'uko ngo abakeneye aho kuba ari benshi kandi inzu imwe ikaba yubakwa rimwe mu kwezi cyane ku munsi w'umuganda rusange. None se reba iriya nzu ya hariya hepfo hagiye gushira umwaka bari kuyubaka nabwo batari banayirangiza none reba inzu ingana kuriya birirwaga bariko leta yoherezaga amafaranga go kubaka bakirirwa bari kudoza mu muganda ngo nitwirirwa turi kubaka kandi umuganda gubaga rimwe mu kwezi. Bamwe n'uwo bubakiye ntibamwubakire ngo inzu bayuzuze ako kaba barakose turagafite mu murenge wa Mudende. Icyifuzo cyacu dushaka kuhava bakadugarura kuri gakondo yacu badusenyeye amazu gacu
akaba ariho dusubira. Rafiki Kabenga ITV mu karere ka Rubavu.